akanyabugabo ndetse n'imbaraga nyinshi cyane mu byakora ndetse no kwigirira icyizere ni ibintu bidasiba kuranga uyu Ashton Hall. Reba nawe kuva hasi abantu bakwita ikiburaburyo ndetse nta n'akamaro usa nkaho bafitiye muri society, ubundi ukagenda ugakora koko ukazamuka ukabikirangiriye hano ku isi nzima dutuye. Ni Ashton Hall. Uyu mugabo utajya uhwema kuvuga yuko ngo discipline, guhozaho ndetse no kugira imbaraga mu byo ukora ari byo bintu bishobora kuba byaguherekeza mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Ni umugabo wavuye kure cyane mpaka aka kanya abaye ikirangirire, akaza mu bakora umubiri, akaba content creator ndetse anabibyaza umusaruro cyane. Uyu mugabo aza ku rutonde rwa mbere rw'umunyamerika w'intyoza mu gutoza imyitozo ngororamubiri, ibyo wakwita ngo ni fitness coach. Akaza no mu kindi gikorwa cy'ubushoramari ndetse ntiyibagirwe n'Imana. Uyu mugabo akaba yaramamaye ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amashusho yari ari gutrendinga yuko akora routine z'umunsi we cyangwa se ibikorwa bye by'umunsi mu byo kwiyitaho ku mubiri, gukora siporo ndetse n'izindi gahunda ziba zigize umunsi we. Uyu mugabo yatangiye gukora kera cyane ndetse gucika intege cyangwa se kurikira kubikora biba nk'ibintu bitazigera bibaho mu buzima bwe, dore yuko yatangiye mu mwaka wa 2000. Gusa ngo igeno ryawe ntaho rizajya. Amashusho y'umwaka wa 2025 niyo yamugize uwo ari we ubaka kanya. Nongeye kuguha ikaze byimbitse kuri iyi YouTube channel igomba kubagezaho amateka y'ibyamamare ndetse n'ibiganiro bisesenguranya umucyo. Nje ndi Jean Baptiste Rugero. Gusa nukunda iki kiganiro uze kudukandira kuri like, ukande subscribe ndetse unasharinge ku nshuti zawe bose bimenyere uyu nguyu Ashton Hall. Nguhaye kazi. Uyu musore ukiri muto yavutse ku itariki 24 Ukwakira umwaka w'1995, avukira mu bitaro byo muri Jacksonville muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musore akiri muto yarafite inzozi zo kuzaba umukinnyi wabigize umwuga, agakora cyane ndetse ni wabo koko bakabibona ko umwana wabo agomba kuvamo umukinnyi ukomeye cyane mu kizwi nka American football. Yanagerageje gukina uwo mukino mu mashuri ye yize, biba karusho ubwo yakinaga muri Icon University akinira ikipe y'ishuri, aho yakinaga ku mwanya wa running back. Ndetse uyu musore akagerageza neza cyane gukora neza ibyo yaragombaga gukora, nko gukina neza, kwitwara neza ndetse na discipline yihariye cyane. Gusa byose biranga kuko Imana buriya iyo yaguteganyirije ikintu ntabwo ugomba kukigeraho mu gihe itari yabipanga. Ntiyabashije kuba yagera ku byo yifuzaga. Nyuma yuko inzozi ze zo kuba umukinnyi wabigize umwuga muri American football ziburijwemo, uyu musore yabaye nkatwe twese cyangwa se nk'abandi bose, nawe acika intege ku bikorwa yakoraga bya football ndetse no kwiyitaho ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri, byose arabihagarika. Nk'uko natwe hashize iminsi mike twarahagaritse gusohora ibyegeranyo, nta kabazo gato kari karabayeho, gusa mutwihanganire twagarutse. Uyu musore rero yarabihagaritse, atangira no kubyibuha bihambaye cyane. Abantu bari bamuzi akina football afite physically fit, ameze neza cyane, bakazajya bamutarama bakavuga ati ese uriya byagenze gute? Ubwo kandi muri ibyo bihe yari yahagaritse football angana nka gutyo nk'umusozi, nibwo yakoraga imirimo yo kwirwanaho akora kugira ngo abone amaramuko. Tekereza yuko uyu musore yakubise ibipfunsi akomora inkiki. Uyu musore akaba n'umukarani kugira ngo abone ibyo kurya, ndetse nyuma akaza no gukora mu nzu z'abikorera amasiporo cyangwa se gym, ariwe uzirindira umutekano, nk'uko wabyita ngo ni umuzamu wazo ukora ijoro n'amanywa. Buri kimwe cyose yanyuzemo yagifashe nk'ingingo ya mbere ishobora kuba yamuhindurira ubuzima. Muri iyo nzu yacungaga y'abakoreramo siporo niho yaje gukura igitekerezo cyo kuba yabungabunga ubuzima bwe ndetse no kubaka umubiri, ndetse ahakorera ikindi gitekerezo cyo kuba yakwigisha abantu gukora siporo. Bose bikomeza gutyo, uyu mugabo akubita inzu ibipfunsi akomora inkiki. Mu mwaka wa 2019 byatumye anatakaza akazi ko kose, ubundi aryamye mu gitanda aratekereza ati ese ko ku ishuri nakinaga American football nkanarinda inzu bakoreramo imyitozo, ese kubera iki nanjye ntakwigisha abantu gukora siporo? Nubwo icyo gitekerezo yakigize, we yarirebye ubwe aravuga ati se nazajya niyigisha abantu gute ngo bamfatireho urugero nanjye ngana gutya nta body mfite?
uyu musore yatangiye kwikoraho we ubwe nawe atangira gukora imyitozo ngororamubiri ubundi aba physically fit. Kubera yuko muri uyu mwaka wa 2019 covid nabwo yahise tangira gutezamo, uyu musore yatangiye kubikora gusa abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe, akazajya ariho yerekanira amavideo arimo arabikora routine yiwe ku munsi. Akimara kubyinjiramo neza ibi byo gukora imyitozo, uyu Ashton Hall yatangiye kwigisha abantu gusa akoresheje imbuga nkoranyambaga. Ubwo yabaga ari mu rugo agatangira kwerekana routine y'umunsi we uko igenda, atangira kuzajya afata amashusho. Ayo mashusho akazajya agaragaza ukuntu nga abyuka saa 9:50 byose, agatangira ubuzima bwe, akajya muri dushe ndetse agakora n'ibindi byose harimo nka za meditation, ubundi agakurikizaho imyitozo ngororamubiri, agakurikizaho uburyo yita ku isura ye harimo nko kuyibiza munsi mu mazi, akerekana za maske akoresha, zimwe akanazirarana akaza kuzikuraho mu gitondo. Ubundi akazajya agenda yerekana uburyo gahunda ze z'umunsi zigenda zikurikirana. Ibi ngibi rero abantu bakagenda bakabikunda cyane ndetse abenshi bagatangira no kumwigana. Aya mashusho yaragiye ararebwa cyane, abantu batangira kubikunda ku bwinshi cyane, kugeza n'ubwo uyu muvandimwe atangiye kubikuramo amafaranga atubutse cyane. Bamwe benshi bakanamushimira cyane bati uhora utwereka neza neza ubuzima bwiza bw'ukuntu umuntu ashobora kubaho neza nta kibazo ahuye nacyo. Abandi nabo ntibahweme kuvuga ngo arakabya uburyo ki abikoramo, ntago ari benshi bashobora kuba babishobora. Abandi nabo bakavuga bati ibi nakora ntago ari benshi cyane bashobora kuba babikora, arakabya cyane. Uko rero babigenza gutyo ni nako yagendaga atumbagira cyane mu kugenda yamamara kuri izi mbuga, anakorera amafaranga binyuze mu kwamamaza, mu gucuruza imyenda ya siporo ndetse no gucuruza inyongeramirire. Ibi rero bikamutumbagiza cyane ku buryo mu mwaka wa 2026 Forbes yamushyize ku rutonde rw'abakoresha imyitozo ngororamubiri. None ubu ngubu Forbes yamushyize ku mwanya wa 41 mu ba content creator beza cyane, ikindi kandi binjiza gatubutse cyane kuri iyi si nzima dutuye. Iyo myitozo ye ndetse no kwiganwa na benshi cyane, harimo benshi bagiye babigiramo umugisha nk'uwo bita Kagarara umunyarwanda kabuhariwe, ndetse n'uwo bita Yogendera Kusha, ni Ashton Hall ngo mu Buhinde. Uyu nguyu we yaranamusuye amuha impano zitandukanye zirimo nk'imodoka, ndetse n'uyu nguyu Kagarara nawe basuye hano muri gihugu cy'u Rwanda ndetse banamugabira n'imodoka nziza cyane. Ikindi kintu abenshi baba bagomba gushyiraho attention, uyu nguyu Ashton Hall ni umukristo kabuhariwe, asenga Imana imwe rukumbi, akizera Nyagasani. Ndetse kandi biravugwa cyane yuko uyu Ashton Hall yagiye agurisha imwe mu mitungo ye kugira ngo afashe abantu benshi rubanda rutishoboye. Bikiniyongeraho kandi ngo ubwamamare afite abukoresha mu gufasha abatishoboye. Kugeza ubu aka kanya umutungo we ubarirwa muri miliyoni zirenga 10 y'amadolari y'Amerika. Video ze zose zarebwe n'abarenga biliyoni 3 zose z'abaviewer. Ngayo nguko rero ibijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'uyu nguyu Ashton Hall. Nje ndi Jean Baptiste Rugero, ndagushimiye cyane kuba twakomezanyije mpaka dusoje iki kiganiro. Ndabakunda cyane, gusa nizere yuko wakaze kuri subscribe. Peace and love out.